Yes, ndagira ngo nanone mwongere muntize umwanya muto kugira ngo mbagezeho iyi nkuru y'akababaro. Ni inkuru itugezeho kuri ino tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025. Ngira ngo nkuko muri kubira kuri screen yanyu muri kubonaho ifoto y'umwana w'umukobwa ukiri mutoya. Uyu nguyu rero yaje kuza kuba yakwitaba Imana bitewe n'impanuka yakoze ku munsi wakeye. Ushobora kwibaza ngo uyu muntu kubera iki itangazamakuru, ese yakoraga iki, yari umuntu ki? Ibyo ngibyo rero nibyo tugiye kugarukaho muri ino minota mike cyane. Reka nkwibutse ko nje uri kumva ni Kwihangana Elisa Ponce. Iyi ni Special TV show. Hanyuma kandi niba utariyandikije muzajya kurikirana ibiganiro byacu. Igihe ni iki kwiyandikisha nta kundi no kureba umunsi no video ugakanda aho handitse ijambo subscribe. Icyo gihe uzajya ubona ibiganiro byacu kandi ubibone ku gihe. Nkuko nari mbikubwiye rero na makuru y'incamugongo cyangwa se ni inkuru y'akababaro. Ngira ngo murabizi ko tugeze mu kwezi kwa 12, ukwezi kwa nyuma gusoza umwaka ndetse mu matariki ya nyuma. Ngira ngo abantu benshi bakunze kuvuga ko mu mpera z'umwaka abantu bakunze kwitaba Imana ari benshi cyane, ariko ibyo ngibyo nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa n'imibare nibyo koko. Ibyo ku mbuga nkoranyambaga ukareba ubona abantu benshi barimo barapfa, ariko noneho by'umwihariko urubyiruko. Ibyo ngibyo ukaba wabyibazaho cyane nawe ubwawe beka kuyobera impamvu urubyiruko cyangwa se abakiri batoya bari kwitaba Imana kandi noneho bigakunda kugaragara cyane mu mpera z'umwaka. Ibyo ngibyo ushobora kuba wabyibazaho. Rero ngira ngo n'ubundi nkuko kurikirana ibiganiro byacu basanzwe babizi, akenshi inkuru nk'iyi ngiyi ntabwo tuba tuyikoze kugira ngo wenda twishime cyangwa se twinjize amafaranga cyangwa se dukine kubyima cyangwa se dushinyagure, ahubwo icyo tuba tubikoreye tuba tugira ngo tumenyeshe cyangwa se tugire n'ubundi butumwa cyangwa se n'amasomo twungukira mu nkuru mbi, kubera ko baravuga ngo buriya ikintu kibi n'icyiza byose biba bifite umumaro, kuko iyo uzi kwitegereza neza iyo ugeze akenshi hari igihe ukuramo amasomo. Ntabwo tuba rero dukora ibiganiro nk'ibi ngibi cyangwa se dukora inkuru nk'izi ngizi kugira ngo dushinyagurire cyangwa se dukine ku mugongo, ahubwo tuba tugira ngo dutange n'isomo ku cyaba cyateye urwo rupfu, hanyuma abantu bakomeze kwitwararika. Nkuko nari mbikubwiye rero ni inkuru yabaye kuri ino tariki ya 14, gusa ariko amakuru yatangiye kuvugwa cyane ku itariki ya 15 cyangwa se kuri no munsi wo kuwa mbere. Uyu mwana w'umukobwa bamwita Uwera Aline. Uyu nguyu yamenyekanye mu minsi yashize ubwo igitangazamakuru cya BTN TV cyasohoraga amashusho hagaragaramo uyu mwana w'umukobwa ahagaze mu muhanda yambaye imyenda y'igipolisi cy'u Rwanda, imyenda ya polisi y'u Rwanda, ariko akaba yarafite kamera. Hano akaba baribajije ese ngo polisi nabo bagira umukameramani, ariko na masomo bari gutanga ishami ryo mu muhanda polisi y'u Rwanda ikora mu muhanda. Hari amasomo bajya gutanga bijyanye no kujya kwigisha amategeko y'umuhanda. Ngira ngo rero uyu mwana w'umukobwa yaragaragaye, ninza kubona wenda agace k'ayo mashusho ndaza kugerageza kukabashyiriramo hano mu karebe, kubera ko ni ishusho cyangwa se ni video yaciye ku gitangazamakuru cyitwa BTN TV. Uyu mwana w'umukobwa agaragara afite kamera yambaye n'imyenda ya siporo. Uyu mwana w'umukobwa rero haje gusohoka inkuru ivuga ko yitabye Imana, ndetse ko ngo yitabye Imana azize impanuka yabereye i Muhanga, aho ngo igikamyo cya hoho aricyo cyaje kuza cyamuhitana. Ariko amakuru atugera akavuga ko byabereye i Muhanga. Nkuko biri kugenda byandikwa ku mbuga nkoranyambaga, ayo niyo makuru bari gutangaza, gusa ntago turabasha kuba twamenya cyangwa se ngo tubashe kuba twabona mu muryango cyangwa se inshuti za hafi ngo tubashe kuba twabaganiriza bagire andi makuru abasha kuba badutangariza. Gusa ariko abo bo biganye, haba korali yagiye aririmbamo by'umwihariko yitwa Hallelujah Family Choir, nayo yaje kuza kuba yatangaza aya makuru ko ibabajwe n'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa bita Uwera Aline. Nabo baje gushyiraho mu cyo bavuga ko yamaze kuba yakwitaba Imana, ariko icyamuhitanye cyanyacyo ntabwo kiramenyekana. Gusa natwe turacyari gushakisha amakuru ngo tumenye ese uyu mwana w'umukobwa yaba yazize iki.
uyu mukobwa birashoboka ko yari yarakiriye mu gipolisi cy'u Rwanda kubera ko hari n'ubutumwa cyangwa se hari ibyapa byinshi cyangwa se campaign yagerayo amahoro mu mafoto yabaje kuba yangeraho, aho n'ubundi yakoraga gahunda za leta zifite aho zihuriye n'umutekano mu muhanda cyangwa se kugendera mu muhanda. Hari amafoto abantu banyoherereje afite ibyapa byagerayo amahoro, ndetse yambaye na tenue de sport ya polisi y'u Rwanda. Birashoboka ko yarakiri umukozi muri polisi y'u Rwanda. Haba rero abo biganye bagaragaje ko babajwe n'umwana w'umukobwa, aho hari abavuze ko ngo ari umuntu wagiraga urukundo wasabanaga ndetse utishyiraga hejuru cyane nk'uko bimenyerewe ku bana b'abakobwa b'abasirimu nk'aba ngaba. Igihari nuko yamaze kwitaba Imana. Biravugwa ko rero ngo yahitanwe n'impanuka ya hoho, ariko ntabwo turamenya ese yarari kuri moto hoho irabagonga cyangwa se yarari n'amaguru cyangwa se yarayirimo iragwa cyangwa se baratwe imodoka irabagonga. Niyo makuru tukiri gushakisha, nituza kugira icyo twamenya turaza kugenda tuyabagezaho hano kuri Special TV Show. Rero isomo abantu bari gukuramo hano nuko umuntu ntabwo amenye igihe azapfira. Igihe cyose umuntu aba agomba kuba yiteguye ko isaha ku isaha yakitahira. Niyo mpamvu rero bakubwira ngo jya uhora witeguye. Kwitegura nta kundi rero nuko buri gihe cyose ugomba guhora ukora ibyiza gusa, ukagenda n'ubundi utandavuye cyangwa se utanduranyije, kubera ko igihe cyose isaha ku isaha umuntu yagenda, waba uri muto waba uri mukuru. Igihe cyose umuntu aba agomba kuba yiteguye ko yanapfa. Reka mbashimire cyane rero hano nkira akadomo. Reka tuze kongera guhura rero hano mu zindi nkuru zikurikira. Nkwibutse ko uri kumwe nanjye Kwihangana Elisa Response cyangwa se Elisa Rwanda, murumuna wa Yesu, ndetse n'ibindi nongeyeho gato cyane ni Manzi ya mwiza. Ndakwinginze kora subscribe, ukore share, ukore like na comment. Inkuru zacu zagize abantu mu bambere. Reka ngushimire cyane, nkwifuriza ibihe byiza. Reka dusubire.